Chat story uko nayimenye kubera Mugabo Jerome. Nsoma story za Mugabo Jerome ndazireba zirashimisha, nanjye ndavuga reka nanjye nkoreshe impano mfite mu kwandika inkuru. Mbere narazibaraga nzivuga, ariko ndavuga reka nzandike. Ndatangira, impamvu natangiye chat story yanjye ya mbere ayo yitwa Uburyohe Burura. Uburyohe Burura ni izina nahaye story yanjye, inkuru yanjye y'umwana w'umukobwa wigaga muri kaminuza, akundana n'umuhungu, bakundanaga bararyamana, amutera inda. Sinavuga ngo yaramwihakanye, ahubwo yaracecetse, kuko ku ruhande rwe yari afite ubukene. Yigaga muri kaminuza, nta mafaranga afite, nta bushobozi bwo gutunga umwana afite. Ubundi muzasome chat story yanjye Uburyohe Burura vuba. Ariko icyo nagamije, bakobwa, basore, rubyiruko, mube isoko y'ubushobozi bwanyu, mwigire.